turabasuhuje abakunzi ba Radio Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijoro n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya kandi dushimiye Imana yo iduciriye inzira muri aka kanya ikaduha kugera hano muri studio. Imana yacu ihabwa icyubahiro kubera ko ariyo mugenga wa byose kandi ihimbazwe. Iki ni ikiganiro rero mugezwaho n'ababwiriza butumwa bageza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Muri uyu mugoroba uwo mwumva avuga ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ariko kandi ndi umukiranutsi mbikesha Yesu Kristo, mbikesha kumwizera umurimo yankoreye ku musaraba, kubera ko yangiriye neza akajya ku musaraba akishyiraho ibyaha byanjye ndetse agapfa urupfu urubi rw'agashinyaguro, urupfu rubi rwo ku musaraba, akamena amaraso mu maraso ye nkaba narababariwe ibyaha byanjye byose. Ni ukuri ubu nkaba ndi umukiranutsi mbikesha icyo gikorwa cyakozwe na Kristo Yesu. Ndi mwese mfite ijuru ntarikesha imirimo yanjye cyangwa ibikorwa byanjye, ahubwo mbikesha kwizera igikorwa Kristo Yesu yankoreye. Bene data namwe abo muri bose ndabasuhuje kandi abadukunda mwese rwose turabibona. Mu by'ukuri muhawe ikaze muri uyu mwanya. Iki rero ni ikiganiro umuntu akurikirana kuri YouTube. Ushobora kuba ufite telefone yawe nini ukiyandikiramo ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa TV, ugakomeza no gukurikirana ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza binyura no kuri iyo channel bivuga ukuntu ijuru twariherewe ubuntu muri Yesu Kristo. Ushobora kandi no kwandikira iyi nimero ugiye kumva, ikaba yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp ya 0784 4257. Iyo niyo nimero ushobora kwandikira ikaba yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp. Hanyuma rero uyu munsi nanone guhamagara muri studio ntabwo biri bukunde kubera akabazo ka tekinike, ariko twiringiye ko ubutaha muzaduhamagara kandi muri benshi, kandi mu by'ukuri nyine icyo wumva udasobanukiwe ukinota ahantu, kugira ngo ubwo tuzaba twagarutse noneho uzahamagare wisanzure. Ariko kuri uyu mugoroba byo ntibikunda. Rero mu by'ukuri turagira ngo dushimire Imana iciye inzira ikampa kugera hano muri studio, kandi dushimire Imana igenga ibintu byose, iduhereza imvura, iduhereza n'izuba, iturinda muri byose, iturindira n'igihugu byose. Reka tuyishimire kuko ariyo ibigena. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Ndagushimiye cyane muri uyu mwanya ko ungiriye neza, ukaba unciriye inzira, ukaba umpaye kugera hano muri studio, kandi kugira ngo icyo washyize ku mutima wanjye nk'ijambo ryawe ugiye kunyuzamwo ry'ubutumwa bwiza rigere kubo wateguye kugira ngo uyu mugoroba ribagereho. Uhimbazwe ko ubikoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye Mwami k'urukundo rwawe rutangaje wagaragaje ubwo watangaga umwana wa Yesu Kristo w'ikinege, ukamutanga umubazeho ibyaha byacu byose, agacumitirwa ibicumuro byacu, agashenjagurirwa gukiranirwa kwacu, ndetse igihano kiduhesha amahoro kikaba cyari kuri we.
izina ryawe rihabwa icyubahiro ko mu maraso yawe habonetsemwo imbabazi twagiriwe. Warakoze kutubabarira, warakoze kutweza, warakoze ko wankuyeho urubanza rw'ibyaha. Uyu mugoroba ndagushimira ndetse nabo wagiriye neza bagashurirwa ineza yawe watugiriye. Icyubahiro no guhimbazwa no gusingizwa n'ibyawe. Ushimwe kubw'igihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. Ushimwe kandi ko ari wowe uduhereza ubuzima n'uburinzi, ukarinda n'abayobozi bacu n'abanyarwanda muri rusange. Icyubahiro no guhimbazwa no gusingizwa n'ibyawe iteka ryose. Ushimwe ko ari wowe mugenga w'ibihe, wowe uduha izuba ndetse ukagusha ni imvura, ndetse ukaduha byose, dore ko byose tubikesha wowe kuko bituruka mu bushake bwawe. Urakoze rero kuri uyu mugoroba, reka nsabira imitima y'abagiye kumva iki kiganiro kugira ngo ubashyigikire ndetse ubugurure amatwi imitima afunguke, kugira ngo uyu mugoroba nibumva ijwi ryawe kunangira umutima, bamenye neza igikorwa wakoze ku musaraba kari bo wagikoreraga, kugira ngo banezeranwe n'abo wakijije, kugira ngo bagire ibyiringiro bizima ndetse ubwoba bugende bwo gutekereza ko bazarimbuka. Bamenye ko urukundo wadukunze rwatumye uduha Yesu, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyubahiro no guhimbazwa rero birakomeza kuba ibyawe. Niringiye ko byose bigenda neza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka rero tuganire amagambo aboneka hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cyaho ni cya mbere, duhere ku murongo wa 67, hanyuma turaza gusoreza ku murongo waho wa 79. Reka dusome mu izina rya Yesu. Wewe wabuje nyuma, tugiye gusoma muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cyaho ni cya mbere, hanyuma ku murongo waho wa 67 dusoreze ku murongo waho wa 79. Haravuga ngo Zakariya yuzuzwa umwuka wera, arahanura ati: umwami ahimbazwe Imana y'Abisiraheli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura, kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa kabera bayo bahanuraga uhereye kera kose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugirira basogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Abrahamu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turi abera, dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze. Umurongo wa 77, no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo, kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Umurongo turi bwibandeho cyane ni umurongo wa 77 uvuga ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo.
aya ni amagambo asa nk'ari maremare dusomye, ariko turasobanura cyane twibanda ku by'ingenzi numva ashaka ko tuganiraho. Nubwo ijambo ry'Imana ryose ari ingenzi, ariko mu by'ukuri aya magambo turibanda cyane kuri umurongo wa 77 aba ariho tubasha gusobanuraho. Ariko mu by'ukuri mpereye hejuru kugira ngo nawe ufite Bibiliya ubashe gusoma, wumve icyo Imana yavuganye natwe binyuze mu ijambo ryayo, ariko bigendeye ku cyo yendaga kudukorera, bigendeye ku cyo yendaga kudukorera binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Aya magambo rero ni Zakariya mwumvishije nyine, Zakariya se wa Yohani umubatiza, ngo wujujwe umwuka wera agahanura, ariko ubuhanuzi bwerekezaga kuri Yohani, ariko kandi bwavugaga kuri Yohani ariko bwerekeza nanone kukuza k'umwami wacu Yesu Kristo, kukuza k'umwami wacu Yesu aje kuducungura, aje kudukiza, aje kuturonkera gukiranuka, aje kudukiza kurimbuka, aje kudukiza kaga kumuriro utazima. Ubu buhanuzi mwumvishije nicyo bwerekezagaho. Biragaragara ko abahanuzi uhereye kera kose bahanuraga ubuhanuzi ariko bwerekeye kukuza kwa Kristo Yesu n'umurimo Kristo Yesu yagombaga kuza gukorera inyoko muntu. Mu buhanuzi rero yusomye abahanuzi bose ba Daniel bahanuye bavuga ibya Kristo wagombaga kuza kuducungura, ndetse na ba Zakariya nkuko tubasomye, ndetse na ba Yesaya na ba Yeremiya, ndetse na Mose na Abrahamu, bose bahanuye ubuhanuzi bwerekeza kukuza kwa Kristo Yesu, bwerekeza kukuza k'umucunguzi wacu Yesu Kristo, kugira ngo mu by'ukuri aze adukize akaga, aze adukize kurimbuka, aze adukize kujya mu muriro utazima. Mu by'ukuri uwo muriro yagombaga kudukiza awudukirishije gupfa kwe, guhambwa ndetse no kuzuka kwe. Uyu mugoroba rero mu by'ukuri ndumva ngira ngo tuvuge ku ijambo rivuga gakiza. Urabona Zakariya avuze ngo se Zakariya yuzuza umwuka wera arahanura, avuga ngo umwami Imana ihimbazwe, umwami Imana ihimbazwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura. Aha urumva n'ubuhanuzi bwerekezaga kukuza kwa Kristo, kukuza k'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Hanyuma ngo kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi. Hanyuma hakomeje avuga ngo nkuko yavugiye mu kanwa kabera bayo bahanuraga uhereye kera kose. Baravuze rero ngo ijambo ry'Imana rikomeje rivuga ngo kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza. N'ubundi ihembe ry'agakiza Imana yari duhagurukirije yari Yesu Kristo. Hanyuma rero bakomeje baravuga ngo hanyuma ngo mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi. Ibi nabyo byari bifite icyo bivuze, kuko mu buryo bwa mubiri Kristo nanone akomoka mu muryango wa Dawidi. Ibi nabyo byari bifite icyo bivuze ko Kristo Yesu aho azambarira umubiri, kubera ko yurebye igisokuru cyaho Kristo Yesu yambariye umubiri wacu, n'ubundi ubona ari hano iki gisokuru gikomoka kwa ba Yesaya no kwa ba Dawidi, ugakomeza. Nicyo gituma abahanuzi bahanuraga ubuhanuzi bwo kuza kwa Kristo bavugagamwo na Dawidi, kubera ko Kristo Yesu yagombaga gukomoka mu muryango wa Dawidi mu buryo ariko bw'umubiri, kuko ariho Kristo Yesu yambariye umubiri. Hanyuma rero mu by'ukuri
hakomeje hagaragaza ko nk'uko yabivugiye mu kanwa kabera bayo bahanuraga uhereye kera kose. Ibyo bintu Imana yabivugiye mu kanwa k'abahanuzi bahanuraga uhereye kera kose. Abahanuzi icyo bahanuraga ibyo gucungurwa uhereye kera kose. Isi yari igiye kuzabona. Abahanuzi ba Daniyeli, ba Yesaya, ba Ezekiyeli, ba Hoseya, ba Habakuki bose bahanuraga ibyo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, kubera ko n'amategeko nibyo yavugaga n'abahanuzi nicyo bavugaga. Nubwo y'umuntu asomye ibyanditswe, burya uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, burya havuga Kristo Yesu, burya havuga Yesu. Rero mu by'ukuri n'iki nshaka kwibandaho cyane, ariko ubwo binumvikane ko mu by'ukuri abatekereza ko abahanuzi ari abaduhanurira ibigendanye n'amazu, ibigendanye n'amamodoka, ibigendanye n'imyenda, ibigendanye n'ibiryo, ibigendanye n'ubukwe, ibigendanye n'uko ugiye kubona umugabo mwiza, n'uko ugiye kubona umugore mwiza, n'uko ugiye kubona inzu nziza. Ibyo byose baguhanurira, ubundi naho batabiguhanurira, mbere y'uko Imana ikurema yari yabanje kukuremera ibizakubeshaho, uko uzabaho, uko uzambara, icyo uzarya, aho uzaba, aho uzashaka, uwo muzashakana, abana uzabyara. Ibyo byose Imana yabiteguye mbere wowe utari wavuka uze muri iyi si. Ibyo rero abahanuzi bahanura bavuga mu ndimi, bimwe bakora bari kuvuga mu ndimi, bahanura bazezewaya, bagira gute. Ibyo si ubuhanuzi bw'ukuri, abo si abahanuzi b'ukuri. Abahanuzi b'ukuri bahanuraga berekeje ku gikorwa Imana yari igiye gukorera inyoko muntu muri Kristo Yesu. Nicyo abahanuzi bera bayo Imana yavuganaga nabo, ikavugana nabo ibyerekeye kuza k'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ibyo mbinyuzemo nanone muri makeya. Rero ubu n'ubuhanuzi Zakariya yahanuraga avuga kuri Yohani, ariko ubwo buhanuzi bwerekeza ku kuza kwa Kristo Yesu, kuko Yohani ariwe wabanjirije Yesu Kristo kugira ngo amutunganirize inzira cyangwa ategure, kubera ko nanone mwumvishe ko ku murongo waho wa 76 havuze ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi wisumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze. Hano rero ahanuye avuga kuri Yohani, hanyuma ko nanone azabanziriza umwami Kristo Yesu kugira ngo atunganye inzira ze, kuko Kristo Yesu yavutse mu buryo bwa mubiri nyuma ya Yohani. Hanyuma rero ku murongo wa ruguru havuze ngo kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwangaga bose. Nukuvuga ngo hano haruguru havuga amaboko y'abatwangaga bose, abanzi n'amaboko y'abatwangaga bose. Hano icyo bishatse kuvuga si amaboko y'abanzi nk'abantu bakwanga, si amaboko abanzi nk'abantu bakwanga nk'uko n'abahanuzi nyine b'ibinyoma bahanura ko Imana igukijije abanzi, ugasanga baraguteranya n'abaturanyi. Ariko icyo ijambo ry'Imana ryashakaga kuvuga umwanzi witwa icyaha, twokojwe na Satani, amaboko yari adufashe yitwa icyaha. Nicyo kintu umucunguzi yaraje kudukiza, yaraje kudufata amaboko nk'icyaha cyaduhambiriye, yaraje kudukiza umwanzi nk'icyaha cyadufashe. Kandi uwo mwanzi nta wundi yari Satani, we watwokoje kamere y'ubunyacyaha. Uwo mwanzi rero twarwanaga nawe, uwo mwanzi waduteye umuruho, uwo mwanzi waduteye umubabaro, uwo mwanzi waduteye agahinda, uwo mwanzi
mwanzi waduteye gusuhuza umutima, uwo mwanzi waduteye gukurwa mu ngobyi ya Edeni, niwe Kristo Yesu yaraje kudukiza. Umwanzi nk'icyaha, umwanzi nka Satani, kubera ko nanone Satani niwe uhagarariye icyaha, niwe uhagarariye abanyabyaha, kuko ari we watwokoje icyaha nyine. Icyo Kristo Yesu yaraje kudukiza nayo maboko, n'uwo mwanzi witwa icyaha. Hanyuma rero nshuti bakunzi b'ikiganiro cy'ijuru ntirikorerwa, ngo havuze ngo kandi ngo kugira ngo kugirira basogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu. Nashatse ko uyu munsi twibanda ku gakiza cyane. Nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu, hari ikintu twagombaga gukizwa nk'amaboko y'abanzi. Hari amaboko yitwa icyaha yagufashe, hari amaboko yitwa icyaha yaraducakiye, hari amaboko yitwa icyaha yaratugundiriye. Rero umukiza yaje kugira ngo adukize ayo maboko, uwo mwanzi witwa icyaha. Usomye ibyanditswe byera bigaragaza ko umuntu yabaye umunyabyaha uhereye ku kuvuka. Usomye ibyanditswe byera bigaragaza ko Imana yaremye Adamu na Eva, ikababwira ngo mubyare mwororoke mwuzure isi, kandi ikamubwira ngo, ikamushyira mu ngobyi ya Edeni, ikamubwira ngo ku mbuto z'ibindi biti byo muri iyi ngobyi ya Edeni wemerewe kuryaho uko ushaka, ariko ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi cyo ntuzaryeho ku mbuto zacyo, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Hanyuma rero ntabwo byaje gukomeza kuba nk'uko Imana yari yabibwiye Adamu. Umwanzi, umushukanyi witwa Satani, yaje kuza azira mu kanyamaswa kitwa inzoka. Ibyanditswe byera niko bivuga. Usomye mu Itangiriro ugasoma neza uhereye mu bice bibiri ukazamuka, ukumva icyo Imana yavuze kuri Adamu, ukumva icyo Imana yavuze kuri bo, ukumva n'icyo Imana yababujije kuryaho. Satani yaje gushuka rero Eva, amubwira ko kurya ku mbuto z'icyo giti ntacyo bitwaye, ko narya kuri izo mbuto z'icyo giti atari bupfe, ahubwo azamera nk'Imana. Ndagira ngo mbabwire iki kintu gikomeye. Ubundi Imana irema Adamu yari iremeyemo abantu bose, abo mu moko yose, abo mu mahanga yose, abo mu ndimi zose, yari ibaremeye muri Adamu. Imana ibujije Adamu kurya kuri icyo giti, yari ibujije inyoko muntu yose burya. Adamu rero, Eva yaje gusoroma ku mbuto zacyo, yumvira Satani asoroma ku mbuto z'icyo giti Imana yamubujije kurya. Muri we hinjiramo kamere y'icyaha. Yarariye kuri izo mbuto, ashyira n'umugabo we Adamu, nawe ararya, nuko muri bo habahinjiyemo umwuka w'icyaha, habahinjiyemo kamere y'icyaha, baba bavanze umwuka umwe na Satani. Kumvira Imana kuba kuvuye muri bo, kutumvira Imana kuba kwinjiye muri bo, mu mitima yabo habahinjiyemo kamere y'icyaha, habahinjiyemo kumvira Satani. Icyo nicyo gihe wowe nawe unyumva rero twahise ducakirwa n'amaboko y'abanzi bacu. Uwo mwanya icyaha nk'umwanzi, icyaha nk'umugome, icyaha cyahise gicengera inyoko muntu. Icyo nicyo gihe wabereye umunyabyaha, iki nicyo gihe twabereye abanyabyaha. Nshaka kuvuga iki rero, ntabwo umuntu aba umunyabyaha akuze, nta nubwo umuntu yanduzwa umunyabyaha n'undi muntu, ahubwo umuntu ni umunyabyaha ku bwa kavukire. Iyo usomye Zaburi ya 51 ku murongo wa 7 haravuga ngo dore naremanwe gukiranirwa, kandi mu byaha nimo mama yambyariye. Isomye ibyanditswe byera bikomeza kuvuga ko abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo.
icyo nshaka kuvuga rero umwanzi hano havuze ngo ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya. Umuntu amaze kwandura umwuka w'icyaha muri we, uwo mwanya yahise atinya Imana, yahise ajya kure y'Imana, yahise atandukana n'Imana. Gusenga ntibyari bikimukundiye, gusenga ntibyari bigishoboka. Umva rero impamvu usenga utinya, ndetse no mu masengesho yawe hakagaragaramo kwatura, gusaba Imana imbabazi. Ukajya wumva upfuye nonaha utajya mu ijuru, ukajya wumva impanda ivuze utajya mu ijuru. N'uwo mwanzi ukigufashe, nturamenya uburyo wakize uwo mubisha witwa icyaha. Icyo gihe Adamu yahise ko agira ubwoba. Ibyanditswe byera bigaragaza ko yahise atangira guhunga. Nyamaraga kandi ibyanditswe byera bikavuga ko Imana yajyagiza bakumva ijwi ry'Imana mu ngobyi ya Edeni. Imana yahamagara Adamu akitaba, ariko muri bo hamaze kwinjiramo umwuka w'icyaha, kamere y'icyaha. Ijwi ry'Imana ryarabahamagaye, baratinya. Adamu atinya kwitaba Imana, ngo batangira kwidodera ubucocero mu bibabi by'imitini. Ibyo nibyo umuntu byahise bimubaho, kubera ko umuntu yatangiye kwiremera ubucocero, kwiremera gukiranuka kwe, kwiyambika isoni z'ubwambure bwe, kuko umuntu yari yabaye umunyabyaha, kuko umuntu yari yatandukanijwe n'Imana. Abaroma 5:18 niko bavuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Urumva ko umuntu yaratandukanye n'Imana, umuntu muri we hari hinjiye mu mwuka w'icyaha, umwuka w'ubwoba, umwuka wo gutinya, umwuka wo kurimbuka, wari winjiye mu nyoko muntu ahiva ikagera. Icyo shaka kuvuga rero nuko umuntu yabaye umunyabyaha icyo gihe. Ntabwo umuntu agirwa umunyabyaha nuko atukanye, ntabwo umuntu agirwa umunyabyaha nuko abeshye. Sindi kuvuga ko kubeshya ari byiza, sindi kuvuga ko gusambana ari byiza, sindi kuvuga ko kubeshya ari byiza, n'izindi ngeso mbi zose ujya wibonaho sindi kuvuga ko ibyo ari byiza. Ahubwo ndi kuvuga ko ibyo bintu ujya wibonaho burya ntabwo ari byo bikuhindura umunyabyaha, ahubwo uri umunyabyaha burya utarakora ikintu na kimwe. Niki na kimwe nicyo gihe ubera umunyabyaha. Uri umunyabyaha ku bwa kavukire. Adamu akoze icyaha, nawe wahise uhinduka umunyabyaha, ariko ho mvuga ni imbere y'Imana, ndetse utandukanywa n'Imana. Abantu rero bakubeshya ngo ubu umunyabyaha igihe ukoze icyaha nko gutukana, icyaha nko gusambana, icyaha nk'umujinya, sinabirondora. Ibyo ujya wibonaho ni imbuto zigaragaza ko wavutse koko uri umunyabyaha muri kamere yawe. Abo nibo banzi rero. Umwanzi witwa Satani, umwanzi witwa icyaha, wakuboshye akakwirukana mu maso y'Imana, akakwirukana imbere y'Imana, akagutera ubwoba ku buryo wumva nawe ubwawe kujya mu ijuru wumva nta byiringiro ufite, ndetse mu by'ukuri ukagerageza gukiranuka, bakanakubwira ko ukiranutse ku gato no ku kanini ari byo bizaguhesha ijuru. Ukabigerageza ariko bikakunanira, n'ababikubwira nabo byarabananiye. Izo ni inyigisho z'ibinyoma. Nta muntu wakiranuka ku gato no ku kanini ngo bimukundire, keretse umenya amakuru y'uwakiranutse ku gato no ku kanini agukiranukira, ari we Yesu Kristo. Ndashaka rero kukubwira ko amaboko yaraguhambiriye, amaboko y'abanzi bacu ari icyaha cyatwirukanye mu maso y'Imana, cyadutandukanije n'Imana. Uhereye igihe Adamu na Eva bamaraga gukora icyaha, natwe tuba twokojwe kamere y'icyaha, tuba twirukanwe imbere y'Imana. Rero hano ku murongo wa 77 rero havuze ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza. Urumva ko umuntu uhereye kera ubwo yamaraga kuba umunyabyaha yahindutse umunyabyaha,
agotwa n'icyaha, icyaha kiramubumba, icyaha kiramuzenguruka, ku buryo ibyanditswe byera byo bivuga ko umuntu agerageza no gukora ibyiza ariko akabona ibibi bimutanze imbere. Umuntu rero yarakeneye gukizwa, akabona agakiza kamuhesha kujya mu bwami bwo mu ijuru. Iyo tuvuga ko ijuru ridakorerwa rero, tukavuga ko Imana yaritangiye ubuntu, nuko bitashobokera umuntu kujya mu ijuru abikomoye ku mirimo ye myiza akora, kubera ko ibyanditswe bivuga ko igiti twariyeho ari icy'ubwenge bumenyekanisha icyiza ndetse n'ikibi. Urumva yuko icyiza kiba giturutse muri kamere yawe, wakora n'ikibi kikaba giturutse kuri kamere yawe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ibyiza by'umuntu n'ibibi by'umuntu byose biravanze. Iyo bigeze imbere y'Imana rero, byose yibibonye ibibona nk'ibibi. Nicyo gituma gukizwa bititwa kureka ibyaha, ariko nanone gukizwa ntabwo byitwa gukora ibyaha, ahubwo gukizwa bivuze kubabarirwa ibyaha. Mwumve neza, ntabwo gukizwa ari ukuvuga ngo kureka ibyaha. Ntabwo gukizwa ari igihe warekeye inzoga, gukizwa si igihe warekeye gusambana, gukizwa si igihe warekeye ibyo wajya gukora, kuko nubwo hari ibyo waretse hari ibyo ujya wibonaho. Ikimenyetso cy'uko hari ibyo ujya wibonaho ni uko ujya watura ibyaha. Ibyo watura rero ubyatura kandi uvuga ko uri umukristo, ubyatura uririmba muri korari, ukabyatura uri dirija wa korari, ukabyatura uvuga ko uhanura. Ibyo ni ibinyoma, ibyo byo guhanura byo ngo Imana iguhaye inzu, Imana ikujyanye mu mujyi, Imana irakwimuye. Ibyo yemwe abo byayobeje mubyirinde. Abameze batyo bagendera muri ubwo buryo, izo ni inyigisho zitari z'ukuri. Ibyo ni ibinyoma. Twumvishe ko abahanuzi ibyo bahanuraga ibyo kuza kwa Kristo Yesu wagombaga kuza akaducungura, akadukura mu muriro utazima, kubera urukundo Imana yadukunze. Rero mu by'ukuri nari mvuze ko ntabwo gukizwa byitwa kureka ibyaha, ahubwo gukizwa byitwa kubabarirwa ibyaha. Kubabarirwa ibyaha. Ariko simvuze ko nanone gukizwa ari ugukora ibyaha. Mutanyumva nabi. Iyo uvuze ko gukizwa ari ukureka ibyaha, gukizwa biramutse byitwa kureka ibyaha, nta muntu n'umwe waba warakijijwe, kuko nawe ujya ubyibonaho, ujya wibonaho umujinya. Gukizwa biramutse byitwa ibyo, nta muntu n'uyu n'umwe waba warakijijwe. Oya, ntawe rwose. Ijambo ryavuze ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha. Kandi gukizwa si uguhinduranya idini, gukizwa si uguhindura ingeso. Ntabwo gukizwa ari ukuva mu idini wabarizwagamo ngo ujye mu rindi. Oya, si byo byitwa gakiza. Gukizwa si imyambaro wahinduye. Oya, gukizwa si ibyo wakoraga waretse, ahubwo gukizwa ni ukumenya ko wababariwe ibyaha. Mu gihe utaramenya ko wababariwe ibyaha, nturakizwa. Ntabwo wari wamenya, nturakizwa. Gukizwa ni amakuru umenya y'ibintu Yesu yakoze ku musaraba, hanyuma ukabyizeza umutima wawe. Haleluya. Ukamenya ngo burya Kristo Yesu ubwo yazaga mu isi yaraje kunkiza. Aje kunkiza iki? Aje kunkiza kurimbuka. Aje kunkiza iki? Aje kunkiza icyo ntashobora kwikiza. Ibyo nagerageje kwikiza bikananira, ibyo pasiteri yambwiye kwikiza bikananira, ibyo nawe kwikiza bitamunaniye, ibyo padiri atashoboye kwikiza ngo bimukundire, ibyo shehe atashoboye kwikiza ngo bimukundire. Twebwe twese impamvu bitadukundiye nuko nabivuze uhereye kare ko twese twakusanirijwe hamwe mu gatebo kamwe. Ubwo Adamu yakoraga ibyaha, twese twari tubaye abanyabyaha. Nicyo gituma nta muntu wakiza undi, kuko nta munyabyaha wakiza umunyabyaha mugenzi we, ahubwo umunyabyaha yarakeneye gukizwa n'undi. Undi wuhe? Utarigeze kumenya icyaha. Utarigeze kumenya icyaha ninde? Ni Yesu Kristo. Amena. Utarigeze kumenya icyaha ni Yesu Kristo, ariko Imana ikamuhindura icyaha ku bwacu.
rero mukwiye kumenya ko agakiza ku murongo wa 74 wavuze ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa iki ibyaha. Kubabarirwa ibyaha byabonetse ryari? Nusoma urwandiko Paulo yandikiye Abakorisayi igice cyawo cya mbere umurongo waho wa 14 haravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Niwe waducunguje. Mwumve hariya twasomye yavuze ngo kuko agendereye abantu be akabacungura. None ijambo riravuze ngo niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ntabwo mva kubabarirwa byaturutse mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu. Unteze amatwi, ese amaraso ya Kristo Yesu yaramenetse cyangwa ntiyamenetse? Igisubizo nuko yamenetse. Kandi ayo maraso yamenetse ryari? Yamenetse utari wanabaho, amenekera kugira ngo ubabarirwe ibyaha. Iyi nkuru y'ubutumwa bwiza nakuzaniye ni kubwira ko wababariwe ndetse ibyo bintu byabaye, ahubwo ubyizeza umutima wawe, we gukomeza kwibaraho ibyaha, kubera ko ibyaha byawe byakuweho, byarababariwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Wasoma ijambo ry'Imana mu Baroma, mu Baheburayo igice cyaho cya 9 ku murongo wa 22 hari amagambo avuga ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso. Mwumve, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntabwo habaho kubabarirwa iki ibyaha. Ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'iki? N'amaraso, kandi amaraso atavuye ntabwo habaho kubabarirwa iki ibyaha. None rero amaraso ya Kristo Yesu yaravuye. Ubwo yavaga ubwo habaye kubabarirwa iki ibyaha. Ntabwo kubabarirwa ibyaha ari ukwiyeza, ntabwo kubabarirwa ibyaha ari ugusaba penetensiya, ntabwo kubabarirwa ibyaha ari ukwatura, ahubwo kubabarirwa ibyaha byarabonetse ubwo amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga ku musaraba. Nakuzaniye inkuru nziza. Agakiza ni ukumenya ngo nababariwe ibyaha. Agakiza ni ukwizera ngo buryo ubw'amaraso ya Yesu yamenekaga ku musaraba, nge wavutse ndi umunyabyaha burya narababariwe, narejejwe. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3 niko havuga. Haravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo, ngo n'ishusho ya kamere yayo, ngo kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Mwumvire ijambo, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Yesu Kristo yagiye ku musaraba. Imana imubazeho ibyaha byanjye n'ibyaha byawe, ibimubaraho byose uko bingana, yabimubazeho. Yusomye ijambo ry'Imana niko rivuga ko Kristo Yesu utarigeze kumenya icyaha. Abakorinto ba 2 igice cyaho cya 5 umurongo wa 21 haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Ntabwo mwumva wa mucunguzi Imana yatwoherereje Yesu Kristo akavukira mu isi yambaye umubiri wacu ariko adafite kamere yacu? Mwabyumvishije? Umucunguzi ukuntu yaje kugira ngo aducungure bikunde, kugira ngo atubere igitambo byemere, nuko yaje mu isi akavukira muri Bikira Mariya, akambarira umubiri wacu muri Mariya, ariko adafite kamere yacu twe abantu, akaza kubahiriza ibyo byatunaniye byose akabikora neza kuko yari Imana. Uwo rero niwe Imana yabazeho ibyaha byawe byose, ibimubaraho byose uko bingana, wibishyira mu mibare ntibibarika. Imana izi icyaha nka kamere kiba mu muntu, muri iyo kamere akaba ariho heraho imbuto izujya wibonaho. Imana yabazeho Yesu icyaha
nk'igiti nka kamere kiguteyemo n'imbuto zera kuri kamere zose Imana ibibara kuri Yesu utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha. Ntumva ko Yesu yahindutse icyaha kugira ngo nawe muri we uhinduke gukiranuka kw'Imana. Ntumva ukuntu umuntu aba umukiranutsi. Umuntu aba umukiranutsi kubera ko yemeye, kubera ko yizeye ko Yesu burya ibyaha bye yabibazweho, ariko umusaraba akabihorwa, agakubitwa, agacumitwa, agaterwa imisumari mu birenge, agaterwa imisumari mu biganza, agatamirizwa ikamba ry'amahwa, agakubitwa ibiboko, agapfurwa agashinyaguro, bakamubamba isaa 9 z'amanywa yambaye ubusa mu masangano y'inzira. Umuvumo wose wari wamaze kujya kuri we, ibyaha byawe byari byamaze kumuhama, byari byamugiyeho. Nawe burya icyo ukwiye kumenya nuko Yesu yarahindutse icyaha, nawe ugahabwa gukiranuka kwa Yesu. Agakiza rero nukumenya ibyo bintu byabaye, ukamenya ngo burya Imana ntikimbara w'ibyaha, kubera ko ibyo yagombaga kumbaraho yabibaze kuri Kristo Yesu. Burya kandi Imana Yesu Kristo ari ku musaraba, Imana yemeye ko aterwa icumu mu rubavu rwa Yesu havuyemo amaraso, kandi ayo maraso niyo yatumye mbabarirwa ibyaha byanjye byose. Reka nkubwire ngo warababariwe, reka nkubwire ngo warejejwe, reka nkubwire ngo wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu. Reka nkubwire ngo niwe wagucunguye, yaraducunguye, warababariwe, warejejwe. Ijambo ry'Imana niko rivuga ngo kuko muri Kristo arimwo Imana yiyungiye n'abari mu isi. Iryo jambo naryo riri hariya mu Bakorino ba 2:5 niho riri. Were ku murongo waho wa 18 ukomeza ukumvamo amagambo meza nkayo avuga gucungurwa kwacu, ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Niba ukibaraho ibyaha byawe ntabwo urakizwa. Gukizwa si igihe umaze mu idini, gukizwa si igihe umaze uririmba, gukizwa si igihe umaze ubeshya ngo uri guhanura. Gukizwa ni igihe umuntu amenyeye amakuru y'ibyo Kristo Yesu yakoreye ku musaraba. Bihe nuko Yesu yamennye amaraso, mu maraso ya Kristo Yesu ukababarirwa, warababariwe, warejejwe, wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu. Ako niko gakiza. Gukizwa nukumenya ibyo bintu byakozwe, mu mutima wawe hagakurwamo urubanza rw'ibyaha, mu mutima wawe hagakurwamo urubanza rw'iteka, ukamenya ngo narejejwe, byararangiye. Ukamenya ngo Yesu yagiye mu ijuru amaze kunyeza, Yesu yagiye mu ijuru amaze kuncungura. Imana ihabwa icyubahiro. Hakomeje rero haravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Kubw'umutima w'imbabazi, Imana ifite umutima w'imbabazi, kandi imbabazi yarazikugiriye. Niwe watumye umuseke udutambikira. Uwo museke waradutambikiye uvuye mu ijuru. Umuseke wadutambikiye uvuye mu ijuru ni Kristo Yesu, wamurikiye abari bari mu gicucu cy'urupfu. Nimwumve uko Yesaya yabihanuye mu gice cy'9 umurongo wa 1. Yaravuze ngo abantu bagendera mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu bahiriwe n'umucyo. Ntabwo wumva abahanuzi ibyo bahanuraga. Bahanura ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Wikomeza kugendera mu mwijima wikomeza kugendera mu mwijima, umucyo warabonetse, kandi uwo mucyo wabonetse ni Kristo Yesu. Kandi umwijima urakugose, umwijima ukugoteye mu gusaba Imana imbabazi. Imbabazi usaba Imana yamaze kuziguha kera. Kwiyeza wiyeza Imana yarakwejeje. Ibyo wita guca bugufi nibyo byitwa kwishyira hejuru. Kwishyira hejuru ni ugusaba Imana imbabazi, kuko imbabazi usaba Imana nizo yamaze kuguha. Kandi Imana ntabwo izongera kwica Yesu imuhoye ibyaha byacu. Ibyaha byacu Yesu Imana yarabimuhoye kugira ngo wowe ibyo bintu byizere utazabizira. Nukuri nuimbuka uzaba wizize, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane.
iryo jambo tujya turisoma muri Yohani 3:16 ariko benshi bagasoma iryo jambo batumva icyo ivuze. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, kugira ngo umwizera akurwe mu mwijima, akurwe mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Abantu twari turi mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, kurwa muri icyo gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Amena. Yesu nicyo yaje kugukorera, yaje kugukura muri icyo gikombe cy'igicucu cy'urupfu, yaje kugukiza kurimbuka, yaje kugukiza kujya mu muriro utazima, yaje kugukiza kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Umucyo warabonetse, umwijima urahunga, va mu mwijima. Umucyo wabonetse ni Kristo Yesu. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzatuma umuseke udutambikira. Umuseke waratambitse, wikomeza kugendera mu mwijima, wikomeza kuba mu buyobe. Imbabazi zaratanzwe, Imana yaragukunze, yagutangiye Yesu abimpongano y'ibyaha by'abari mu isi. Warababariwe nshuti yanjye, warababariwe wowe uteze amatwi iki kiganiro, warejejwe, wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya ntama w'Imana. Akomeje haravuga ngo akamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Niwe wayoboye ibirenge byacu mu nzira y'amahoro no kumurikira abicaye mu mwijima. Naje kukubwira ngo va mu mwijima, va mu mwijima wo kuvuga kuzajyanwa mu ijuru no kurikorera, uwo nawo n'umwijima. Abakubwira kuzajyanwa mu ijuru n'imirimo, uwo nawo n'umwijima. Hari imirimo ihagije Yesu yakoze kandi myiza itavanzemo n'umubi n'umwe, ari wowe ayikorera. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo byavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Va muri uwo mwijima, va muri icyo gicucu cy'umwijima wicayemo, va muri iryo curaburindi. Nukuri va muri iryo curaburindi, umenye ko ijuru Imana yari guhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Wariherewe ubuntu muri Kristo Yesu. Warababariwe ibyaha byawe muri Kristo Yesu. Warejejwe ibyaha byawe muri Kristo Yesu. Warakijijwe muri Kristo Yesu. Warababariwe muri Kristo Yesu. Imana rero ihabwa icyubahiro, kandi Imana yacu ihimbazwe kandi ihimbarizwe ubuntu bwayo butangaje yatugiriye kandi yaduhereye mu mukunzi wayo Yesu Kristo. Abagenderaga mu mwijima, abagenderaga mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, umucyo waratuviriye, nawe warakuviriye. Menya ko wababariwe, menya ko wejejwe. Nibandaga kuri iri jambo rivuga ngo agakiza nukumenya ko wababariwe ibyaha, ugakizwa amaboko y'abatwangaga, abanzi bacu. Umwanzi wacu ni Satani, umwanzi wacu nta wundi, niwe watwokoje iyo kamere y'ubunyabyaha. Ariko umukunzi wacu Yesu Kristo aza kutubohora, aza kudukura muri izo ngoyi, aza kudukura muri ayo maboko, aza kudukiza uwo mwanzi, adukirishije kwitanga. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kumvira Imana kwa Yesu Kristo niko kwatumye duhinduka abakiranutsi imbere y'Imana. Imana rero ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Shuti bakunzi b'ikiganiro cy'ijuru ntirikorerwa, mwarababariwe, mwarejejwe, mwe muteze amatwi iki kiganiro. Menya ngo gukizwa kumenya ko wababariwe ibyaha byawe. Yesaya yarabihanuye mu gice cyaho cya 53 aravuga ngo ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ndetse yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu Kristo. Aha, ntiwumva ko igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we? Yesaya ibice byaho 53 murongo wa 4 havuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Umva 5 ko avuga, haravuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe,
yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi imibyimba he niyo adukirisha. Nukuri ku murongo w'10 yaravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa n'ukuboko kwe. Imana ihabwa icyubahiro. Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, yaramushenjaguye amuziza ibyaha byawe. Kristo Yesu yashenjaguwe azira ibyaha byawe. Kristo Yesu yashenjaguwe azira ibyaha byanjye. Ibicumuro byawe nibyo yacumitiwe burya. Ubwo yari ari ku musaraba acumitwa, ni ibicumuro byawe yacumitiwe. Byose witekereza ngo none se ngo nibindi ngo ni oya, byose Yesu yarabizize. Intege nke zawe zose Yesu yarazizize, izo wibonyeho, izo wibonaho, nizo uzibonaho, byose Yesu Kristo yarabizize. Ibyaha byawe byose uko bingana Yesu yarabizize. Byizere mu mutima wawe. Narinje kukubwira inkuru nziza rero yuko wababariwe ibyaha. Narinje kukubwira inkuru nziza yuko wejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Wejejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso ye. Yewejejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, harubwo kuhagije amaraso, mbese imyambaro yawirera. Ntabwo ndiyo ndirimbo tujya tuyiririmba, ariko tukayiririmba tutayumva. Noneho uyiririmba uyumva, ivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka, nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru, keretse kwizera kogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Nta kindi gihesha gukiranuka keretse kwizera ko wogejwe. Ntabwo ari uko wozwa, ahubwo ni ukwizera ko wogejwe. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa cyakozwe, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Uwizeye ko yababariwe ibyaha bye mu maraso ya Yesu masa aba yera de, nk'uko Imana yera de, kubera ko aba yahawe kwera kwa Yesu, aba yahawe kwera kw'Imana. Ibyo ni ibintu Imana yakoze kubw'ubuntu bwayo. Twakijijwe n'ubuntu. Izo mbabazi twazihawe ku buntu, twazihawe tutazisabye, twaziherewe ubuntu muri Yesu Kristo. Twaziherewe ubuntu muri Yesu Kristo. Twaziherewe ubuntu muri Yesu Kristo. Waziherewe ubuntu muri Yesu Kristo. Nta kiguzi na kimwe cyo kwinjira. Yesu yishyuriye igorogota. Muririmbyi niko yaririmbye ngo nta kiguzi na kimwe cyo kwinjira, kubera ko ngo Yesu yishyuriye igorogota. Ikiguzi cyaratanzwe, kandi icyo kiguzi cyatanzwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Nta kiguzi na kimwe cyo kwinjira, Yesu yishyuriye igorogota. Yishyuriye igorogota. Nta mafaranga bigusaba kugira ngo ujye mu ijuru, nta masengesho bigusaba kugira ngo ujye mu ijuru, nta kwiyiriza ubusa bigusaba kugira ngo ujye mu ijuru, nta kintu, nta mafaranga bigusaba kugira ngo ujye mu ijuru, nta maturo bigusaba kugira ngo ujye mu ijuru. Kujya mu ijuru ikiguzi cyaratanzwe n'amaraso ya Yesu masa yonyine. Icyo kiguzi cyaratanzwe. Yesu yarishyuye, kandi icyo kiguzi cyaremewe. Icyo kiguzi cyemewe n'amaraso ya Yesu masa yonyine. Ni Imana yakwemereye, nawe niwizera ibyo
nukuri wibera umukiranutsi imbere y'Imana, niwizera ibyo wibera intungane imbere y'Imana, niwizera ibyo wibera umutagatifu imbere y'Imana. Nibyo ba Pawulo bizeye, nibyo ba Petero bizeye, nibyo ba Yesaya bizeye, nibyo ba Aburahamu bizeye, nibyo ba Dawidi bizeye, nibyo ba Mose bizeye, nukuri nibyo ba Ezekiyeli bizeye, nibyo abahanuzi bose bukuri bizeraga nabo gucungurwa kwa Yesu Kristo. Abo mwabonye bahanuye mbere ya Yesu bari barabihishuriwe, babona ko Kristo Yesu ibicumuro azacumitirwa n'ibyabo birimo. Niko Yesaya yavuze ngo ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ariko ubyerekwa mu buhanuzi ntabwo yavuze ngo ibicumuro byabo, ahubwo yaravuze ngo ibicumuro byacu nawe ibyiwe byari birimo. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Nkubwire ngo ikiguzi cyaratanzwe, nukuri ruhuka mu mutima wawe umenye ko Yesu yakwishyuriye, kandi nukuri icyo kiguzi cyemewe n'Imana. Imana iragishima, iravuga ngo mu mwana wanjye Yesu Kristo mbabariye abantu ibyaha byabo, amaraso amenetse rimwe bibaye iby'iteka ryose. Abaheburayo igice cya 10 umurongo waho w'10 niko havuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe iri rimwe gusa ngo be bihagije iteka ryose. Uko gushaka kw'Imana niho havuze, ni muri Yesaya niho havuze ngo Uwiteka yaramushenjaguye aramubabaza, ubwo ubugingo bwe buzitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, kubera ko ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa n'ukuboko kwe. Ibyo Uwiteka yashakaga byasohojwe n'ukuboko kwe. Ko kuboko kwe ni Yesu. Ni ibihe yashakaga? Ni ukukweza, ukajya ugenda muri tagisi uzi ko wejejwe, ukaba uri kuri moto uzi ko wejejwe, waba uri mu isoko ukaba uzi ko wejejwe, waba uri muri guhinga ukaba uzi ko wejejwe, waba uri mu biro ukaba uzi ko wejejwe, waba aho uri hose ukaba uzi ngo narejejwe, ukamenya ngo nta rubanza rw'ibyaha Imana ikimbaraho, narejejwe, byararangiye. Kubera kuko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe iri rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Niwe wadukijije ayo maboko y'abatwangaga, niwe wadukijije abanzi bacu, niwe wadukijije uwo mubisha witwa icyaha, niwe wadukijije uwo mubisha witwa umuriro, niwe wadukijije uwo mwanzi waratuboshye akadukura ku Mana. Ariko Kristo Yesu aje yongera kuduhuza n'Imana. Kristo Yesu niwe waduhuje n'Imana, niwe wabaye umuhuza wacu n'Imana, niwe wakuyemo umworera waruri hagati yacu n'Imana. Kristo Yesu yawukuyemo. Kristo Yesu niwe wabaye ikiraro, niwe waduhuje n'Imana, tubumwe n'Imana kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana yacu ihimbazwe, Imana yacu ishyirwe hejuru. Ndabashimiye nshuti bakunze ibikiganiro ijuru ntirikorerwa, mwariherewe ubuntu muri Yesu Kristo. Reka mvuge ngo kandi bakunzi ba Radio Cadre FM turabakunda cyane. Imana igibaho umugisha, kandi umugisha wo kuyimenya, wo kumenya ko mwejejwe, wo kumenya ko mwababariwe, wo kumenya ko mwahawe ijuru ku buntu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka mvuge ngo rero ubwo guhamagara bitakunze, reka mbahereze inimero yanjye mwampamagara aho mvuye hano muri studio. Ni 07 9 18 25 900. 07 9 18 25 900. Ahari waba waje twatangiye. Reka mvuge ngo iki kiganiro ukomeza no kugikurikirana kuri YouTube. Ugiye kuri YouTube ukandikamo ngo muri telefone yawe ukandikamo ngo ijuru ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ibi biganiro by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bikubwira ko wejejwe, bikubwira ko wababariwe, bikubwira ko wahawe ijuru ku buntu mu maraso ya Kristo Yesu. Reka nkubwire ni nimero wakwandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp, aho wakomeza gukurikiranira n'ubundi iki kiganiro. 0784 mirongo
42 57, iyo nimero wayandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp. Murakoze cyane, ndabashimiye uburyo mwakomeje gukurikirana iki kiganiro. Imana ikomeze kubana namwe muri byose mu izina rya Kristo Yesu, amen.